Mbasabe twari tumaze umwanya twicaye, nimureke duhaguruke abo biri bushobokere. Noneho muri ya ndirimbo y'102 hanze hari umushyitsi tugiye kuganira amagambo avuga ngo ninde uri burokoke, ninde uri butabaruke, ninde uri butabaruke. Okay, ngaho ari duhagaze, indirimbo ivuga ngo hanze hari umushyitsi. Hanze hari umushyitsi, kingura yahoze ategereje, kingura ubu, kingurira umukiza ataraguhitaho, Yesu umwana w'Imana. Kingura ubu, ugurura umutima, kingura nuzuye azaragenda, kingura ubu, niwe nshuti magara, azajya kurengera kandi akurinda iteka. Kingura ubu, niwumva ukwa kwinginga, kingura muhite mubungubu, kingura ubu, ahagaze ku rugi, aza guhesha ihirwe, maze ujye umuhimbaza. Kingura ubu, akira uwo mushyitsi, kingura azasangira nawe, kingura ubu, aza kubabarira, iby'isi nibishira, akujyane mu ijuru. Kingura ubu. Reka dushime Imana. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo ninde ugiye gutabaruka. Turatangiza amagambo ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kandi koko iyi ntambara iranakomeye. Igice cya 16 cyitwa abakurambere n'abimukira, igika kibanza. Ubwo abagorozi bo mu Bwongereza bangaga inyigisho z'i Roma, bakomeje gukora imwe mu migenzo y'itorero ry'i Roma. Ntumva? Bityo nubwo bari baranze ubutegetsi n'indangakwemera bya Roma, hari byinshi mu migenzo n'imihango byinjijwe mu buryo bwo gusenga bw'itorero ry'Ubwongereza. Bavugaga ko ibyo atari ikibazo kireba umutimanama, ko nubwo ibyo bitari bitegetswe n'ibyanditswe byera, kandi bikaba bitari na ngombwa, nyamara kandi ntibibe bibuzanyijwe, ntabwo byo ubwabyo byari bibi. Kubikurikiza byerekezaga ku kugabanya umworera watandukanyaga itorero ry'i Roma n'amatorero avuguruwe, ndetse bavugaga ko ibyo bishobora gutuma abayoboke b'itorero ry'i Roma bemera ukwizera kw'abaprotestani. Umva uburyarya. Bitwazaga yuko abayoboke b'i Roma ngo bakemera itorero ry'abaprotestani ari uko ngo bakoze imigenzo imwe n'imwe ya Roma. Umurongo ukurikiyeho, ibyo bitekerezo byanogeye abadashaka kuva ku izima. Umva nawe, abatarashakaga ku izima baravuze ati imigenzo ya Roma ntacyo, reka tuyikore nubwo turi abaprotestani. kandi bashaka ubwumvikane. Nyamara hari hariho irindi tsinda ritabibonaga rityo uko babibonaga,
kuba iyo migenzo yarerekezaga ku kubaka iteme rihuza Roma n'ubugorozi. Iyo yari impamvu ihagije yo gutuma barwanya kuyigumana. Reka tugarukira aha turabisesengura neza, reka duce bugufi mu mitima yacu, hanyuma rero niturangiza dusenge. Uwiteka Mwami Mana ikomeye, hari ibiriho, hari n'ibizaba, ariko nawe hari icyo watubwiye ko ntacyo uzakora utabanje guhishurira abagaragu bawe ibihishwe. Icyo kintu turakigushimiye, uhabwe icyubahiro. Turifuza kuba abagaragu bawe bizewe binyuze mu kwihana no guhanagurwaho icyaha cyose. Turakwinginze kugira ngo utunganye imitima y'ubwoko bwawe. Tugiye guhura n'ingaruka zo kuba twarakwiyeguriye. Turagusabye rero kugira ngo ubwo wasezeranye imbaraga y'umwuka wera, turagusabye kugira ngo udusukire umwuka wera, nibiza bizasange dukomeye mu izina rya Yesu, amen. Aha, reka rero tuganire. Ninde ugiye gutabaruka? Gutabaruka bivuze kujya gutabaruka bivuze ko yatabarutse. Rimwe na rimwe bavuga ko umuntu yatabarutse. Abanyarwanda baratubwira ngo yashaje, ariko ngiye mvuga ko umuntu yapfuye. Abasirikare iyo bagiye mu ntambara ikomeye bakarasanya cyangwa se bakarwana baba bakoresheje igipfunsi cyangwa ibindi bikoresho bikoreshwa mu mirwano, abagarutse bavuga ko batabarutse. Ariko iyo hagize n'upfa nawe bavuga ko yatabarutse. Noneho gutabaruka, ninde uri butabaruke? Wakibaza ngo hari iyihe ntambara, wakibaza ngo ni uhe muntu nakahe kaga gahari, wa mugani w'abasinziriye mu isonga ry'igiti na buri inkike, bati ndabona ngiye nta kaga gahari. None ninde uri butabaruke? Ukiribaza ikibazo ninde uri butabaruke, hari ikihe kibazo? Nuko rero Yohana ibyahishuwe, ngiye kuvuga 50 ngiye gusoma muri Bibiliya, niyo ndaza gufungiraho rwose. Irimo ikintu dukeneye kumva neza dukurikije ikiganiro tumaze kuganira. Tubonye neza yuko iriya tariki bayikoresheje bashyingura ubu Protestant. Ni nayo mpamvu bayizihiza muri biriya bihugu biyizihiza cyane, nubwo tubonye no mu Barundi na hano mu Rwanda, ariko hari uwanditse avuga ko iriya tariki bari gukora nk'ibyo bariya bakoraga, ariko iriya mva aba ariyo bashyinguyemo ubu Protestant. Kandi paje ya 409 mu ntambara ikomeye icyigisho cyitwa imitego ya Satani kivuga yuko indahiro ya Petero wa kabiri ivuga yuko azashyingura umuprotestani uhakana inyigisho z'Roma wese agafata ibiri mu nda yakabitwikisha side. Ariko ubwo uri kubyumva, ntabwo nakirwa amasomo nawe uze kujyayo. Reka ndebe, ni 409 nibyo rwose, ni 409 uraza kubihasanga indahiro ya Paulo wa kabiri. None tubonye ngo ijambo ry'Imana ryatanze imiburo kubirebana n'akaga kagiye gutera, ngo none ngo nimureke iyo miburo ibanze yirengagizwa. Abantu bagomba kubanza kuyirengagiza daboro, nyuma yabyo noneho bakabona ingaruka zo kwirengagiza ibyo bintu. Ngo abaprotestani bageraho neza bavumbura uburyarya bwa Roma, noneho barakererewe kuko bazabibona batagifite uburyo bigobotora muri uwo mutego baguyemo. None twibaza ikibazo, ninde uri butabaruke? Tugiye kwitabaro rero, abasirikare ba Yesu tugiye kwitabaro. Ijambo riratubwira ngo principe ya guhumuka no guhuma abashyashya ibintu nibingahe? Ibintu ni bibiri. Nukugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda. Nuko gahunda zimeze, ujye uryibuka. Nuzajya kubona ukabona ibintu birifunze, uzibuka ngo ya gahunda yatangiye. Nukugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda. Uyu mwanya tugifite amahoro, urugamba turi kugwaho nugusanga abo twahemukiye, urugamba turi kugwaho cyangwa kurutsinda, ariko ntabwo turi kwifuza kurugwaho, ahubwo nugusanga abo twahemukiye, kwaturira abo twitwayeho nabi, imico mibi twagize tukayereka Imana, tugasaba Imana gutunganya ubugingo bwacu. Noneho umuntu w'imbere namara kunesha, nibwo tuzajyana n'umuntu w'inyuma bakamukoza icyo bashaka. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye uwica umubiri, ahubwo mujye mutinya uwica ubugingo, yarangiza akabumanura muri Gehinomu. Biri gucika muri hangana. Reka nongere ndebe ko hari icyo nabasha gukora kugira ngo nongere ngaruke. Yes, nagarutse, mwihangane, narimbuze ariko nagarutse. Yego, ubwo mukimara kumva ibyo bintu,
imbere yacu hari ikibazo kandi ngewe ikibazo ndi kubona ni uko ahubwo tutazi ko hari ikibazo. Umunsi batunguye abantu, umunsi abantu bazajya kubona bakabona ibintu ijambo ry'Imana ryavuze birabaye, abantu bakiri kuvuga ngo uyu muhungu ngo ni umwaka, ngo uyu muhungu ibintu, igihe byabaye mwa abantu b'Imana muzajye mwibuka ko ibintu byavuzwe. None rero twigendere ninde uri butabaruke. Bavumbura Bibiliya ibyahishuwe igice cya 13 isomo rya mbere niho riri. Igice cya isomo rya kabiri ibyahishuwe igice cya 14, isomo rya gatatu ibyahishuwe igice cya 15, isomo rya kane ibyahishuwe igice cya 19, isomo rya gatanu ibyahishuwe igice cya 20, isomo rya gatandatu ari naryo rifunika ibyahishuwe igice cya 16. Murayumvise? Ndajya nsoma mu murongo umwe cyangwa ibiri, ariko ne numwe. Noneho tukaza kuba dushoje ninde uri butabaruke. Ibyahishuwe bumbura igice cya 13 tuhahere. Hari ikintu abantu bagomba gutabaruka. Gutabaruka ni ukurokoka, intambwe 5 zo kurokoka. Ibintu ni bibiri kugira ngo abantu barokoke, kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda no gutabaruka. Umurongo wa 15 ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Hari ikintu tuhasanze, dusanzemo ikintu cyitwa kwica. Kwicisha, ndamwicisha, uramwicisha, aramwicisha, turamwicisha, muramwicisha, baramwicisha. Ntekereza ko ari verbe yitwa kwicisha. Ntabwo ari ukwica, ni ukwicisha. Ariko n'ubundi birangira n'umuntu umuntu apfuye. Uko byagenda kose, haba umwicishije, haba n'umwishe, icyangombwa turareba ni uko umuntu apfuye. Gihabwa guhita gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Ntabwo twebwe icyo tureba ari uko cyicishije, ahubwo turareba ko umuntu yapfuye atabarutse. Nicyo ngicyo turareba. Icyo ni ikintu cya mbere cyicishije umuntu. Ni igiki? Igishushanyo cy'inyamaswa kiricishije, kigize uruhare mu gupfa kw'abaprotestani. Abaprotestani bapfuye bitewe n'amadini basengeragamo. Amadini yemeje ibintu, aravuga ati twemeye gusenga gutya na gutya, leta nimudufashe mushyire umurego kuri aya mabwiriza twemeye gusengeraho, nihagira uyanga tuzajya tubaha urutonde rwe, nimurangiza ntabwo ndajya mubwira ubw'ibyo bintu cyane bw'ibimaze igihe bitubaho, ariko mumbabarire ibi bintu mubyumve, hazabaho igihe mujye mubona abantu barabuze, mubona abantu bari kujya banyerera tugabanuka batirimuka, mutazi ukuntu ibintu byagenze. Ariko igishushanyo cy'inyamaswa gifite inshingano ikomeye yitwa kwicisha. Kwicisha rero hari uwatumye kwica, noneho hari uwicishije, noneho hari n'uwishwe. Aho harimo abantu batatu, harimo uwishwe, hari uwamwicishije, hari n'uwamwishe. Harimo banabubwo nibeye, harimo uwishwe, hari uwamwicishije, hari uwamwishe, hari n'uwatumye ko bamwica. Ubwo rero tujye ku murongo wundi ukurikiyeho. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 turahasanga ikintu naho. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza. Aha naho tuhabonye umurongo ukurikiyeho naho turawusoma. Uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo, aba bantu barinze bacumba umwotsi ngo babitewe n'iki? Bakoze ikosa ryitwa umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Hongeye kuboneka ikosa naryo riturutse kuri cya kintu cyicishije. Hari abantu bemeye kwicwa kubwo kwanga kukiramya, abo ngabo ni sava. Ariko hari abanze kwicwa baravuga bati, aho kugira ngo ngewe mfe rwose, aho kugira ngo rwose reka ngewe ndakiramya. Abo ngabo ni sava, ntago bapfa, ariko barakiramije. Nabo tubonye n'ubundi niho yayanda y'ubusa, bizarangira ngo umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka. Turajya mu gice cya 10, igice cya 19, igice cya 19 ni isomo rya gatatu tugezeho, umurongo waho wa 20. Iyo nyamaswa ifatanwa miri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramye igishushanyo cyayo. Aho yemwe nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Yemwe mu bantu bajugunwe mu muriro, mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima, ngo harimo ku murongo ngusubiremo tuwujyanemo neza wumve nawe. Iyo nyamaswa ariko namwe murahafite,
reka nsabe umuntu uhafite, ndi mu gice cya 19 umurongo wa 20 asome. Ninde uhafite? Jean Claude Dusabimana, zamuka. Turi mu gice cya 19 umurongo wa 20, cyangwa na accident uzamuye ku bwa accident, umuntu uriyo na uhafite neza. Nibagiwe nasomaga ntacanye. Okay. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri. Yego. Nawe umuhanuzi wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo. Bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Yemwe. Urakoze cyane rwose, ubisomye uranguruye. Ndizera ko hano nta muntu uzavuga ngo ntiyabyumvise. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha. Umva abantu bagiye kuyobywa n'ibi bintu, abantu ngo bagiye kuyobywa, akabiyobesha. Icya mbere, abashyizweho ikimenyetso. Aba kabiri, abaramya igishushanyo cyayo. Nuko birangije, abo bantu nubwo yabayobyaga, ngo barangije bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. Waba wararamije igishushanyo, waba warashyizweho ikimenyetso, bose n'ubundi tubonye nta tolerance. Twibuke tujye mu gice cya 20. Iki cya 20 naho turahasanga ikintu ku murongo wa 4. Zamuka. Umurongo wa 4 haratubwira ngo ubwami, subiramo neza, bona n'abazicaraho bahabwa ubucamanza. Imyuka yabiciwe, mbona imyuka y'abaciwe ibihanga bahora bahorwa guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Amen. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Okay. Thank you. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Hano tuhabonye Yohana ujyanwe mu iyerekwa. Hari ibintu ari kubona, ariko ikintu cyitwa igishushanyo ari kukigarura ahantu hose dusomye. Aho yakeretswe hose Yohana turahasomye. Hasigaye ahantu hamwe yeretswe ibijyanye n'igishushanyo, tugiye gusoma kugira ngo mwumve iki kintu ukuntu gikomeye. Ngo mbona intebe z'ubwami. Icyo ni icyambere, abantu bari kujya mu ijuru bahabwa intebe z'ubwami. Mbona n'abazicaraho bahabwa ubucamanza. Abo ni bande? Wasanga bari kuri platform, wasanga bari muri Malawi, wasanga bari mu Bugande, wasanga bari mu Burundi, wasanga bari muri Australia, wasanga bari Arkansas, wasanga bari New York, wasanga bari Papua New Guinea, Vanuatu, wasanga bari muri Aziya ntoya cyangwa Aziya, wasanga abanyanyagiye hose. Ariko aba bantu ngo hari ikintu cyabaranze. Aba bantu ngo ntabwo baramije cya kintu turi kugenda kigaruka. Kubera iki? Ngo byarangiye banze kukiramya, ariko ngo kirabica. Muri abo harimo ba Ruteri, ntacyo baramije. Harimo intumwa n'abahanuzi, ntacyo baramije. Aho yemwe harimo abagorozi n'abawaridense, ntacyo baramije. Harimo Philadelphia kwa Mireri, ntacyo baramije. Igishushanyo cy'inyamaswa cyaremwe iriya tariki tumaze kubona 31 z'ukwezi kwa 10. Aba bantu iyi generasiyo igiye guhura n'amayagwa bavandimwe, igiye guhura n'ibibazo bikomeye. Nuko ngo mbona intebe z'ubwami, ariko naho ngo hagiye kuvamo abantu bicara ku ntebe z'ubwami bahabwa ubucamanza. Kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu. Icyo ni icyambere babahoye. Umve rero, ntabwo babahoye kutaramya igishushanyo cy'inyamaswa gusa, nta nubwo babahoye ibindi bintu babahora. Umuntu ajya gusambana bamufatira ku mugore w'abandi bakamukubita umuhini, ntabwo babahoye ko basambanye. Ntabwo ari cyo kintu babahoye. Ntabwo babahoye ko bari barwaye, ngo yarwaye indwara imugarutse arapfa, ahubwo aba bantu bishwe. Ngo ariko ngo babahoye icyambere guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Umvise ikintu abantu bagomba kuzira, guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Abo bantu aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho n'ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Iki kintu kiri kugaruka. Abataramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ndetse n'abatarashyizweho ikimenyetso cyayo. Kandi aba bantu bigaragara ko ngo barapfuye.
aho rero kandi twabonye mu byahishwe cya 13 ngo gihabwa guhumeka kandi ngo kivuge cyicishe. Nihumva ko gupfa byongeye kugaruka. Iki gishushanyo cy'inyamaswa abantu muri kuburanira amadini, aya madini agomba gukora ibintu bidasanzwe ku isi. Aya madini ni muyasohokemo duhereye ku madini avuga yuko afite umwuka wa giprotestani akaba adakora ubuprotestani. Iryo dini risohokemo ukora ubuprotestani. Ni ikihe kibazo abantu bafite? Ngo ngewe barambwiye ngo dusohotse ngo muri ritorero ngo rizaba nk'iryenda, ariko rizaba nk'iryenda kugwa. Iryo ryenda kugwa niryo urimo, uri mu itorero ryenda kugwa nyine, rizaba nk'iryenda kugwa. None se iryo ryenda kugwa uririmo rikora ubuprotestani. Itorero Imana reba nk'imboni y'ijisho yaryo ngo urivuga nabi ngo rizabamwe ibibi byinshi, ariko ese wenda wagize ngo mu matsinda wagize ngo hari yabera. Wakubwira iby'abantu baraha kuri platform. None itorero ryenda kugwa rizaba nk'iryenda kugwa, abantu bararizi. Iri torero ko rizicwa rikamera nk'iryenda kugwa. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Aba bantu ngo ntibaramije inyamaswa, igishushanyo, ntibashyizweho n'ikimenyetso. Aba bantu ariko bongeye kugaragara ngo bicaye ku ntebe z'ubwami bari guca imanza. Aba bantu nubwo bimeze bityo barazuka bajya guca imanza, bazutse bajya guca imanza, amatsinda ko abaye abiri. Hari abaramije igishushanyo cy'inyamaswa ngo barabaharika akanya gato, hari n'abemeye kwanga kukiramya bahara amagara yabo baricwa, ariko mu mwanya muto barazurwa bahabwa ubwami n'ubucamanza. Urimo ikibazo cy'amatsiko, urimo. Ibyahishwe igice cya 16 ni naryo somo muri Bibiliya ya nyuma tugiye gusoma tukajya kugihamya twatangiriyeho. Nta n'amagambo menshi cyane rwose umuntu yakirirwa navuga. Umva ibyahishwe igice cya 16 umurongo ngaho zamuka muvandimwe, zamuka. Umurongo wa kangahe? Uwa mbere n'uwa kabiri. Twagiye. Yego twagiye. Ibyago by'imperuka. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa akaramya igishushanyo cyayo afatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Aha, arakoze cyane. Twongeye kubona abantu, nubwo aba bantu bavuze bati ngewe mpembwa miliyoni, ako miliyoni abantu baba batubwira mpembwa miliyoni ngo ngewe ngubwo kandi uri kubona mfite na credit ya banke, nta kundi nagenda nakiramije ngubwo. Ariko reba banza wumva uyu murongo. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Umva nawe ingaruka, ibintu bigeze mu ingaruka. Abaramya igishushanyo ni abantu batandukanye. Erega ntabwo isi yose izakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Isi hari amakosa agomba gukorwa. Ufite umubare w'inyamaswa n'ubundi nta juru azajyamo. N'uramya igishushanyo cy'inyamaswa nta juru azajyamo. N'uwakira ikimenyetso cy'inyamaswa nta juru azajyamo. Ntaryo rwose. Ese wagize ngo twese bazaduhetura biriya bintu batubwira ngo kugura no kugurisha, ngo ubw'isi yose wagize ngo isi yose izakupirwa kugura no kugurisha? Ujye mu ntambara ikomeye urebe mu gihe dimanche yatangazwaga muri 313 no muri 321. Icyo gihe ngo batangaje dimanche cyigisho cyitwa imitego ya Satani, batangaje dimanche ngo abantu barekeye uburenganzira n'abahinzi gusa, abandi bose ngo bababuza kugura no kugurisha ngo keretse abahinzi. Imirimo y'ubuhinzi niyo yakomeje. Kubera iki? Abahinzi nibo batunze n'abategetsi bo bari kubahagarika bakarya iki? Hari abantu batazabuzwa kugura no kugurisha. Abo bantu ni abahinzi. Kandi bizarangira umurimo Imana yaremeye umuntu muri Edeni, kamubwira ati ahingira ibiri muri Edeni. Uwo murimo n'ubundi bizarangira Imana ijyanye umuntu mu ijuru w'umuhinzi, kandi mu ijuru bizarangira ijyanye umuntu utuye mu cyaro
kuko Imana iyo ishaka kubakira umuntu muri etaje yari kumujyanayo, nabyo yari ibishoboye, ariko izajyana umuntu imukuye mu cyaro, izajyana umuntu imukuye mu buhinzi, izajyana umuntu imukuye ahantu yari yaramushyize atunganye. Nuko ibintu bimeze, abazabyanga rero ngo bakaramya inyamaswa. Icyago cya mbere kije cyibasiye umubiri. Umva nawe, kije cyibasiye umubiri kubera iki? Tournament cyangwa se akarengane bashyize ku bwoko bw'Imana. Imana igombije payback cyangwa se kwishyura ibyo bakorera ku bwoko bw'Imana, nabyo bigomba kuza byibasiye umubiri. Muri kubyumva? Ariko nimba barashyize ubwoko bw'Imana bakajya kubatera ibintu mu mibiri, ibintu batemera bakabidutera, ntabwo mwabibonye se? Bakadutera ibintu tutemera, bivuze ko n'Imana nayo nijya guhora icyago cya mbere bitewe kumvira inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kumvira iby'amadini ababwiye, n'Imana nayo igomba kuzahora icyago cya mbere abantu izagiha kugira ngo bakiryeho. Cya mbere ni abaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'abakiriye ikimenyetso cyayo. Abo bantu bose aho baherereye nabo bagomba kuzabanza bagafatwa n'ikintu cyitwa ibisebe, nk'ikimenyetso cy'uko nabo barengaye. Iki gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe paji ya 540 haravuga ngo mu gihe gitoya ngo abari basohoye itegeko ry'uko abera b'Imana badakwiriye kugura no kugurisha, noneho nabo bibona babujijwe kugura no kugurisha. n'icyago cya mbere cy'ibisebe ni ukuva ku biryo byose. Tuva ku biryo, Imana iduhorera, nabo bava ku biryo. Ni kimwe. None dusoza ikiganiro cyacu rero, ndatekereza ko network yanjye ivuyeho, mwihangane tumenye impamvu. Yes, ngaho ongera muvandi, ihangane iri somo naryo turisome kugira ngo babyumve. Noneho mbona n'abatabarutse igice cya 15, zamuka naho twumve. Cya 15 umurongo wa 2. Igice cya 15 umurongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja n'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri afite inanga z'Imana. Ngaho n'ukurikiyeho usome. Bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga zawe inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Arakoze. Uri kumva ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahure. Igisa n'inyanja y'ibirahure ntabwo ari inyanja abonye birasa, ariko inyanja bivuza abantu benshi, ibirahure barabagirana, abantu benshi barabagirana. Mbona n'abatabarutse icyambere banesheje, icyambere ya nyamaswa, icya kabiri n'igishushanyo cyayo. Uri kumva nacyo mu bantu bagomba kunesha inyamaswa, igishushanyo cyayo, n'umubare w'izina ryayo. Nujya mu Cyongereza no mu Gifaransa urasanga hongeyemo n'ikimenyetso cyayo. Mu bintu bagomba kunesha ni ibintu bine: inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo n'ikimenyetso. Ngo barangije ngo bakubitamo indirimbo. Umva, bakubitamo indirimbo, abantu bose ngo baratangara, baririmba indirimbo. Icyambere iyi ndirimbo ya Mose yuko bakurikije amategeko y'Imana yose uko ari 10, kandi abandi bagavuga ko ayo mategeko akomeye. Icya kabiri iyo umwana w'intama, nuko Yesu umwana w'intama, nguriya nama w'Imana ukuraho ibyaha byo bari mu isi, yuko Yesu Kristo ari wababariye ibyaha byabo. Bakubitamo iyo ndirimbo, nuko abaswa barahengereza ngo basigara bibaza muri Yohana igice cya mu byahishuwe Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere, ngo abantu bakajya bibaza bijujuta ngo ariko aba bantu bari muri iyi ndirimbo gute? Ngo ubu ngubu ngo Joy ngo azamutse gute? Ngo ubundi ngo Doris ngo azamutse gute? Ngo ni gute ahagaze muri iriya ndirimbo? Ngo yarahahiraga mu isoko ry'iwacu, ngo atwanete, ngo ubu ngubu ibintu ngo ntago byumvikana. Bakubitamo indirimbo, abantu barumirwa. Kubyumva yemwe? Abanesheje icyambere inyamaswa, igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo n'ikimenyetso cyayo, ngo barangije bararirimba bazamuye indirimbo bashyizemo amajwi. Abaswa babura ahantu bashyira ijwi ryabo kubera ko indirimbo itarepeswe. Bashatse ahantu bashyira ijwi basanga ijwi ryabo ntago bimacinga kubera ko indirimbo yarepeswe n'abantu batanga ubuhamya bw'uko Yesu yabababariye ibyaha. Abantu bishatse ubuhamya, babushatse barabubura.
Barashatse ubuhamya ngo bashyire mu indirimbo basanga bari kubuhimba, bashatse ubuhamya ko bakurikije amategeko basanga umuntu yarababwiraga bakavuga ngo dukizwa n'ubuntu. Nuko abangaba babashije kugera kuri ibi bintu batabarutse, banesheje inyamaswa, wongeyemo n'igishushanyo n'umubare w'izina ndetse n'ikimenyetso, bazamura indirimbo rwose abantu bose bahagaze ku nyanja y'ibirahure. Ingingo y'123 mu byaduka iravuga ngo ubwo tuzaba turi ku nyanja y'ibirahure, turi kukwaguka ku iteka ryose, dufite inanga za zahabu mu biganza byacu, ngo nibwo tuzamenya yuko igihe cyo gutegereza no kurenganwa cyari kigufi cyane. Muvandimwe, mwifurije kuboneka muri aba bantu ku nyanja y'ibirahure, ariko uba wumva hahagaze. Niko Zipo, uba wumva uhagaze ku nyanja y'ibirahure, ubu uri kumva byakugwa nabi. Anuwarete, uri kumva uhagaze ku nyanja y'ibirahure, ibyo bintu uri kumva byaba bibishye. None wowe Joseph, uri kumva Joseph uhagaze ku nyanja y'ibirahure, wowe uri kumva byakugwa nabi. Claudine Camera, uri kumva uhagaze muri literaniro riri kuzamura indirimbo, uri kumva ukumva barahamagaye, bagahamagara ati muzamuke santimetero za mbere 5 zikava ku kirenge, ukabona urazamutse. Zamuka Odile, zamuka Iribagiza, zamuka Tuyisenge, zamuka Jevons, zamuka. Abantu barazamuka ngo habonetse muri Matayo igice cya 7 abantu bavuga ati twe ku rutonde ko mutatuvuga, ngo mwebwe ko ntabazi. None se ko nari muri iri tsinda, ko nasengeraga hanaha, ko twariraga imbere yawe ukigishiriza mu nzira z'iwacu, twebwe kuri utwo rutonde kubera iki twabuzeho? Aya matsinda arababaje. Aba bantu ngo baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. None mwabavandimwe, ndababwira iki kintu cyitwa amadini ni mu gisohokemo. Ndababwiza ukuri mu gisohokemo. Niba mushaka umutekano, nimusohoke muri aya madini. Ibi ni Imana yabuzanije abantu bazatabaruka, n'abazanesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, n'abatarakiriye ikimenyetso. None ngo ubwo tuzaba turi ku nyanja y'ibirahure, turi mu kwaguka ku iteka ryose, namwe nimumbwira aho hantu kuya kubona niko Rafiki ukumva Rafiki arangari muri Amerika, ngo ni muri Arizona. Ukumva muri Arizona baravuze ngo Rafiki zamuka, nanjye nzamuke, Kezi yazamuka, Rebi niyongere zamuka. Ukumva nawe kuri platform, nawe ngo wari kuri platform, ngo nawe zamu, ukabona turazamu. Ngaho namwe nimumbwira, ibyo bintu ntabwo ari byiza. None uwabarangira inzira yo kuzazamuka mwayemera? Ndabizi mwese muri kumva ari byiza. Inzira na abantabarutse banesheje inyamaswa, igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Nta handi dushakira, naho ngaho. Igihamya twatangiriyeho, ndabifuriza kuzaboneka muri aba bantu. Twahereye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, page yaho ya 200, ikigisho cyitwa Abakurambere b'Abimukira, ni ikigisho cya 16. Haravuga ngo ubwo abagorozi bo mu Bwongereza bangaga inyigisho z'i Roma, bakomeje gukora imwe mu migenzo y'itorero ry'i Roma. Bityo nubwo bari baranze ubutegetsi bw'indangakwemera bya Roma, hari byinshi mu migenzo n'imihango byinjijwe mu buryo bwo gusenga bw'itorero ry'Ubwongereza. Bavugaga ko ibyo atari ikibazo kireba umutimanama, ko nubwo ibyo bitari bitegetswe n'ibyanditswe byera, kandi bikaba bitari na ngombwa, nyamara kandi ntibibe bibuzanyijwe. Ntabwo byo ubwabyo byari bibi. Kubikurikiza byerekezaga ku kugabanya umworera watandukanyaga itorero ry'i Roma n'amatorero avuguruwe, ndetse bavugaga ko ibyo bishobora gutuma abayoboke b'itorero ry'i Roma bemera ukwizera kw'abaprotestani. Ibyo bitekerezo byanogeye abadashaka kuva ku izima, kandi bashaka ubwumvikane. Na hano ubu ngubu harimo abantu bashaka ubwumvikane n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ububajije inkumi zifite ubukwe hano babwira ati ngewe rwose reka mbabwire, n'ubundi igishushanyo cy'inyamaswa n'ikiraremwa, n'ubundi mfite umusore, kandi umusore turi kumwe n'umugenzi. Ngewe rwose, ariko imvugo ibonetse 2024, itari iri muri 2020, ntiboneke 2022. Izi mvugo ziri kujya ziva he? Cyabaye se kitararemwe bwo da? Umva aya magambo. Ibi bitekerezo byanogeye abadashaka kuva ku izima, kandi bashaka ubwumvikane. Nyamara hari irindi tsinda ritabibonaga rico. Uko babibonaga, kuba iyi migenzo yarerekezaga ku kubaka iteme rihuza Roma n'ubugorozi. Nituramuka twemeye ibintu abantu bari kutubwira ngo dusubire ngo muri aya madini,
n'ubundi rirahita ari ibiteme ryongera kuduhuza akarengane akazahita kibagirana. Iyo yari impamvu ihagije yo gutuma barwanya kuyigumana, bagafata iyo migenzo nk'ibimenyetso by'uburetwa bari barakuwemo kandi batashoboraga kongera gusubiramo rwose. Batekerezaga ko mu ijambo ryayo Imana yashyizemo amabwiriza agenga uko ikwiriye gusengwa, kandi ko abantu badafite umudendezo wo kugira icyo bongeraho cyangwa bagabanyaho. Itangiriro ry'ubuhakanyi bukomeye ryatangiriye mu gushaka gufata ubutegetsi bw'Imana bugasimbuzwa ubw'itorero. Umva nawe, Roma yatangiye ibuzanya iby'Imana itigeze ibuzanya, maze iherukiriza kubuzanya iby'Imana yategetse. Ngaho umva nawe, aka kantu ubu karagucengeye mu bwonko. Roma yatangiye ibuzanya iby'Imana itigeze ibuzanya, maze iherukiriza kubuzanya iby'Imana yategetse. Umva rero, impamvu aba 7 day twe nta bice birimo staragice ya Gatulika niyo dufite. Abashaka rero kugenda, Yesu yabajije abigishwa ababwira ati, se namwe murashaka kugenda? Ati rwose twakuvaho tukajya hehe? None rero ntabwo umuyobozi w'itorero wabambiwe itorero ntabwo ari Teddy Wilson, nta nubwo ari Byiringiro warijyanye muri staragice Gatulika, nta nubwo ari Ruguri, nta nubwo ari Ganuni Diope. Uwapfiriye itorero ni Yesu Kristo. None ari kukubaza ngo nawe urashaka kugenda? Ngewe igisubizo cyanjye kiracyari iki, ngo nakuvaho nkajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Kandi igisubizo cyanjye kiracyari nk'icya Yosuwa muri Yosuwa 24, ati ariko ngeweho n'inzu ya muzageza he gukoreramo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukorere. Niba muzi ko ari Bali kandi iriya myuka y'abadayimoni nayo muyisange, ariko urujijo ruveho. Noneho ngewe n'inzu yanjye mureke kubyumva, ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana ihoraho. Reka rero abatabarutse, gutabaruka bigiye kutugora. Mutaza kuvuga ngo mukumaramaza mu mitima gusa ngo kugwa ku rugamba. Gutabaruka biragoye. Kuva kuri voro ukajya guhinga ntabwo ari ibintu byoroshye, oya. Ariko gutabaruka nanone abantu bicaye ku nyanja y'ibirahuri bakubisemo indirimbo ngo bumvise ingingo yo mu byaduka ingingo y'123 ngo bavumbuye ko igihe cyo kugeragezwa ngo cyari gito. Ngo warahinze ngo uvuye ngo ku kazi ka miliyoni, rakada nyuzamo 20 itukura ukube na 0. Igisubizo ubona uraza kubona 0 n'ubundi. Igihe cyo kugeragezwa ni kigufi inshuti yanjye, ihangane. None se project 2025 nijyamo mukabona biya bintu Imana ibahaye uburenganzira babishoboje nk'uko biri, ubwo uri kumva hasigaye igihe kingana ikira? Nawe bibare wumve. Ibyahishe igice cya mbere umurongo wa 3 niho bavuga ngo andika, ngo uhereye none andika ubabwira ati kuko igihe ari kigufi. Andika ubabwire ati hahirwa bumva amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe ari kigufi. Si uko handitswe, igihe ni kigufi cyane kurusha uko twebwe tubitekereza, ariko haracyari igiti kitwikirizo ku maso yacu. Ni bangahe bavuga batumva rero twabyumvise ibintu birimo gusenga imyuka y'abadayimoni, kandi dushaka kuboneka mu batabarutse. Baririmba indirimbo icyambere ya Mose n'iy'umwana w'Imana, nubwo buhamya turabufite bw'uko umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi yaduhanaguyeho ibyaha. Abatabufite bavuga batumva rero ntabwo mfite. Hari abajya bamamagara akambwira ati ngewe ntabwo natsindishijwe ntakubeshye, ariko inzira y'Imana ndayemera. Abo ngabo bavuga bati tugiye kujya imbere y'Imana tuyibwire ibyacu rwose, tuyibwire duti cyaka uzaboneka muri aba bantu. Aba ni bangahe bavuga batyo? Abavuga batyo ni bangahe? Nanjye ndi muri abo ngabo, ukuboko kwanjye kuri hejuru rwose. Abavuga batyo ati turashaka gutabaruka. Kuva ku itabaro bivuze ko ni intambara. Umva, hagiye ibirenge biri bushyuhe. Umugore azagutuka agucire mu maso, umugabo azakwirukana, abana nta sambu muzabona. Intambara ikomeye birahanditswe ko nta minani bazaduha. Umva yemwe, aho yemwe ku kazi bazakwirukana, na leta n'umudendezo bagiye kuwutwaka. Tugiye kongera kunyura mu mipaka hejuru y'imbunda. Muzi ukuntu twanyuze hejuru mu mbunda, imbunda ziture hejuru, bamwe na bamwe bari bagiye kuturasa. Imana igiye kongera kutunyuza muri biriya bihe kugira ngo abatabarutse tuzabe dufite indirimbo ikenyemuye, tuzabe dufite indirimbo irimo amajwi. Abavuga bati twabyumvise indirimbo, ibi bintu turimo nta mishinyiko, ibi bintu turimo turakubyumva ni urugamba. Abavuga batyo ati twabyumvise, mwadusobanuriye, ibintu duhisemo tubisemo tubyumva neza. Abo ngabo nibavuga ati reka dupfukame dusenga Imana. Dupfukamye dushima Imana. Uwiteka Mwami Imana ikomeye,
inzira uri kutunyuza wabanje kuyinyuramo kandi witeguye gutabara abageragezwa nk'uko wageragejwe. Nta n'ikigeragezo kitari rusange mu bantu kitakwihanganirwa, ugerageza umuntu wese hakurikijwe ibyo ashobora kwihanganira. Ngaho rero mwami turakwinginze utuvire ku mwuka wawe, dutanga ibihe byinshi dushaka gusenga, twumva dushaka imbaraga, ariko dufite muri twebwe kamere iteye ubwoba. Twavutse nabi, tumaze igihe kirekire mu cyaha, iyo kamere irongera ikatugaruka tukumva iri kudusubizayo, ariko wasezeranye imbaraga, dufite ibyiringiro. Turagusabye rero igihe cyo gukenera ya mbaraga cyane twakigezemo, turagusabye kugira ngo turinde kurangara, ahubwo udusukire ayo masezerano nk'uko wayasezeranye. Noneho natwe utunganye imitima yacu kugira ngo yitegure kwakira ayo masezerano. Ijambo ryawe rivuga ko abatazamenya icyo gukora bazatambukwaho, uturinde ko twatambukwaho. Ngaho rero tugirire neza. Iri joro turakuraritse kugira ngo uduhe inzozi nziza zo kukurota, uduhe ibitekerezo byiza byo kwifuza ubugingo no kwifuza agakiza. Umuntu wese waba wateraniye kuri iyi platform nibyo mwifurije. Abari kuva mu mijyi bajya mu byaro, mwami turakwinginze kugira ngo bafashe abakiri kubiririra babyifuza, ubakingurira inzugi. Nubwo hariho urujijo rwo guhura n'abari kuvayo bamaze kubihaga, mwami turakwinginze kugira ngo ukingure inzugi, abantu batambuke, utange uburyo n'ubushobozi kugira ngo tugende, kandi uduhitiremo neza ahantu ho kujya. Ikibazo Mose yabwiye Imana ari gusenga, yaravuze ati Mana nimba utazaturindira aho tugiye n'udukura aha, uduhe gusobanukirwa n'ijwi ryawe rivuganye natwe, kugira ngo nuvuga tumenye neza ko ari wowe wavuze, dushyire mu mabwiriza ibyo utubwira, kugira ngo tuzarokore ubugingo bwacu. Imiryango irimo ibibazo, imiryango ifite ibibazo byinshi data, turakwinginze kugira ngo ntudukure mu bibazo, kuko turi kwezwa kandi hari gucagurwa abazatabaruka. Ahubwo uturekere muri ibyo bibazo, ariko uduhe imbaraga kugira ngo tuzabisohokemo tutakwihakanye, ahubwo tuzasohokemo turi izahabu nziza ikwiriye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Uwasengeye kuri iyi platform wese uyu munsi umuha umugisha. Abazumva iby'iyi njyana kuri platform ya YouTube uzabaho umugisha. Twese uzareke tukugireho umugisha, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yemwe mwakoze cyane rero kwitabira toke y'uyu munsi. Mbashimiye Imana. Uwiteka abaho umugisha. Ibintu ni bingahe? Ibintu ni bibiri: kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda. Byombi ni ugutsinda. Kandi ubu Protestant burakomeje. Akambanyurizaho korari imwe y'ubu Protestant, noneho aka karirimbo mube mukanyunguta, noneho birusheho kugenda neza. Abashaka kugenda baragenda nyine bagendera kuri aka karirimbo. Korari ririmba neza cyane. Yesu shimwe. Ahimbazwe. Munyemerere mbasangizeho iyi ndirimbo yatoranijwe, numvishe rwose ihuye n'ibyo Satani yahisemo. Wabona uko ari muri mitima, nuguhuza itorero n'isi. Uko iyo ridahuje nayo, niko rigira imbaraga yo kurwana nawe rikamunesha. Niko gukoresha uburyarya, maze agakurura itorero, akaryambura kwera kwaryo. Umudendezo w'idini utanzwe n'ubutegetsi, nubwo ushigikiwe nk'ikiza, nta kindi ubugambiriye keretse gufatanya n'abapagani kwezi imbaraga zabo. Itorero ry'Imana rya mbere bahoranaga akarengane, kandi amaraso ya buri wese yavukaga nk'abandi benshi. Maze Roma birayicanga, Satani abagira inama ati mubaho umudendezo, abandi babakira neza, ibongera kuvuga ukuri. Umudendezo w'idini utanzwe n'ubutegetsi, nubwo ushigikiwe nk'ikiza, nta kindi ubugambiriye keretse gufatanya n'abapagani
zabo. Itorero rimaze kuyoba rihindutse itorero ry'i Roma, Imana ihagurutsa Luteri itandukanya n'itorero, atangaza ubuyobe bwaryo maze ashinga abaprotestanti. Abo yaraze baragoma, bageze muri Amerika bakorana n'ubutegetsi. Umudendezo w'idini utanzwe n'ubutegetsi, nubwo ushigikiwe nk'ikiza, nta kindi ubugambiriye keretse gufatanya n'abapagani kwezi imana zabo. Abayobotse ubuprotestanti bahawe umucyo mushya baranga, wakirwa n'abantu bake cyane, ari bo bitwa basigaye, bakomeza amategeko beza isabato nk'ikiruhuko, bakamagana ubuyobe bwo mu madini, bo bose bayoboka ukuri. Ye baba nabo basigaye bayobotse umwami w'i Roma, basezeranye umudendezo, bagambaniye ukuru mwinshi murateye cyane, itabaza ryawe murika cyane. Ye baba nabo basigaye bayobotse umwami w'i Roma, basezeranye umudendezo, bagambaniye ukuru mwinshi murateye cyane, itabaza ryawe murika cyane. Ye baba nabo basigaye bayobotse umwami w'i Roma, basezeranye umudendezo, bagambaniye ukuru mwinshi murateye cyane, itabaza ryawe murika cyane.